kigaruka nuko uyu mugore w'imico myiza ari she's a woman in action. Ubundi mu magambo make umbajije ngo uyu mugore w'imico myiza ni umugore umeze uti, I would say navuga ibintu bibiri. Icyambere navuga ngo ni umugore w'umukozi. Uri mu mama ukaba uri mu rugo ariko ukaba udafite abana ariko ukaba wita ku rugo rwawe ukamenya ibirukwiriye ukita ku mutware wawe, uri umukozi. Amen. Ntukemerere satani n'amajwi y'abapagani kukubwira ko udakora. Gukora ntabwo ari ugusinya kontra ngo wagiye. Urashaka ko umutima w'umugabo wawe ukwishimira, ujye umugirira neza iminsi yose ukiriho. Amen. Icyo gukoresha niba ufite umwanya wo kujya umenya ibyo ko runaka barya, urukweto uriya yaje yambaye reka wafite harimo iyo kwibwiriza, ugomba kumubwiriza ni wowe nyir'urugo, ukamumenyera imirimo akora, ukamubwira ati dore wowe yawe niyi, ugapanga icyo bita delegation, ukamubwira ati uzajya ukora iki n'iki, bwacyo ukongera ukamubwira ati noneho wibuke gukora iki n'iki. Ibyo nibyo byanditswe. Hello, yes ashimwe, amahoro y'Imana bane namwe, buntu bw'Imana bugwire muri mwe. Ndabasuhuje cyane, nari mbakumbuye. Ntekereza ko namwe mwari munkumbuye kubera ko nari maze igihe ntaboneka hano. Kwezi gushize kwari kugoye, twararwaye, bituma ntabasha gukomeza kuboneka, ariko ndashima Imana cyane ko yanyemereye umwanya nanone, ko yadukijije, ko tugiye kongera kwigana. Icyo ninginga Imana nyisaba ni ukugira ngo ibyo mvuga bibagirire umumaro, bibafashe kurushaho kwezwa, gukunda Imana, kuba abagore bahuye n'ibyanditswe byera, bakurira mu ijambo ryayo, bashinze imizi mu kuri. Rero ndabakiriye, welcome back. Hari haciye iminsi ariko Imana ishimwe cyane kubw'uyu mwanya. So tudatinze rero, uyu munsi ndashaka ko tuganira ku mugore wo mu Migani 31. Uyu mugore ibyanditswe bivugaho mu Migani 31, twese ntekereza ko abantu benshi tumufiteho amakuru, tujya twumva ibigwi bye, bamwe nyine ba aspiring bifuza kumera nka we. Ariko uyu munsi ndashaka ko tujyemo gatoya mu Migani 31, turebe uyu mugore ni muntu ki, noneho turebe n'iki twakwigira kuri uyu mugore nk'abagore bashaka kubaha Imana. Ndaza gusoma imirongo myinshi yo muri iki gice. Ni igice kiri gishimishije cyiza, niyo wagisoma cyose nta kintu waba uhombye, in fact hari icyo wakunguka. So umugore wo mu Migani as an introduction gatoya kugira ngo twumve context, nuko iki gice iyo gitangira, umubyeyi, umumama aba arimo arabwira umwana we, amwita Lemuweli, arimo aramubwira, amugira inama nk'umwami, amugira inama y'uko akwiye kwirinda ibisindisha kugira ngo bitamubuza ubwenge, agaca imanza mbi, akamugira inama y'uko akwiriye kuvugira abadashoboye kwivugira. Arabanza nyine akamugira inama, hanyuma akaza no kugera ku kintu cy'umugore. Ntekereza ko yari ari nko kumwigisha, kumwereka ubwenge, kumwigisha ati mwana wanjye, nujya kureba umugore mwiza, this is where you should look, this is what you should look at. Ibi nibyo ukwiye kurebaho. That is an introduction. Ni umubyeyi uri guha umuhungu we ubwenge bw'uburyo amenya umugore mwiza. Ikintu nabonye muri kino gice ndi kugisoma, nkunda kugisoma, ntabwo ari ubwa mbere, kigaruka nuko uyu mugore w'imico myiza ari she's a woman in action. Ubundi mu magambo make umbajije ngo uyu mugore w'imico myiza ni umugore umeze uti, I would say navuga ibintu bibiri. Icyambere navuga ngo ni umugore w'umukozi, ariko mvuze icyambere ntabwo ndi kubikurikiranya ku gaciro. Icya kabiri nkavuga ngo ni umugore wubaha Uwiteka. Nicyo ni ikintu gikomeye, kuko ibyo wakora byose udafite kubaha Uwiteka mu mutima wawe,
nta bwenge uba ufite. Ni hamwe ibyanditswe byera bijya bivuga ngo umugore udafite ubwenge ngo ameze ngo nka zahabu ikwikiye mu zuru ry'ingurube, nta gaciro biba bifite imbere y'Imana. Umurimo wose ibyanditswe biravuga ngo ntibishoboka yuko utizera yanezeza Imana. It doesn't matter ibyo wakora byose, uburyo wakwita ku bana bawe, uburyo wakwita ku mugabo wawe, iyo udafite kwizera nicyo kintu gituma ibyo dukora imbere y'Imana ibirebeye muri Kristo Yesu bigira agaciro. Kuko imirimo yose niyo twita myiza dushobora gukora itarebewe muri Kristo Yesu, Imana yita ubushwambagara bwuzuye ibizinga, ntishobora kunezeza Imana. Niyo mpamvu rero uyu mugore itandukaniro rye nuko icyambere n'umugore wubaha Imana, turabibona barabivuga hasi, igice kiri kurangira. icya kabiri n'umugore w'umukozi. Ubundi uyu mugore iyo umusomye uhita uvuga uti kamaguruke nkorope cyangwa nkora akantu k'akarimo mve mu magambo mpaguruke shiri, it's an inspiration. Now ntabwo turi buvuge ku mirongo yose, nitubona ari birebire wenda twazakomerezaho n'ubutaha Imana iduhaye ubuntu. Ariko uyu mugore ibintu bikiya twamuvugaho nuko umugore w'imico myiza, umugore w'imico myiza ni umugore ukora ikintu mu gihe cyacyo. Uyu mugore ntago ahora, iyo uri gusoma ubona atari umugore uhora ubikira imirimo ejo. Hari abantu bahora postponinga responsibilities, reka nzabikora ejo, ntago ari umugore umeze gutyo. Ni umugore w'umukozi, ni umugore ukorera igihe ku gihe cyacyo, ikintu mu gihe cyacyo. Ni umugore utari umunebwe, ni umukozi. Uyu mugore atandukanye n'undi muntu uvugwa mu migani. Reka mbasomere uyu murongo, igice cya 18 umurongo wa 9. Imigani igice cya 18 umurongo wa 9 hari umuntu uvugwamo, mwumva ukuntu ameze, haravuga ngo ugira ubute ku murimo we aba ameze nk'umuvandimwe w'umurimbuzi. Umuvandimwe w'umurimbuzi, uku kuntu basobanuye umurongo ntago nabikunze, ariko mu Cyongereza baravuga ngo uwo muntu ugira ubute ku murimo we ngo aba ari a great waster, ni umutagihe, ni umwangizi. Umuntu ugira ubunebwe, ubute ku murimo we, Bibiliya imwita a waster. Ni umuntu nyine ubereyeho kwangiza. Ese ninde muri twe abagore, ninde muri twe wakwishimira ko ijambo ry'Imana rimwita umwangizi? Mbese twese ntitwishimira ko tuba abagore b'imico myiza, abo ibyanditswe bivuga ngo umugabo we ngo n'abana be ngo baramwirata, barahaguruka bakamuvuga ibigwi. I think ko ibyo bintu twese, niba uri umugore ushaka kubaha Imana, nibyo wumva wifuza. Now uyu mugore rero iki kintu nicyo namubonyeho, ni umugore w'umukozi, ni umugore utabikira imirimo ye y'uyu munsi ngo ayibikire ejo. Uyu mugore ntafite umwanya wo kuzimura no kwangiza no kujya mu matiku no kumenya ibyo ku muturanyi bariye n'ibyagenze gute. Reka nkubwire, njye nasanze amatiku aterwa n'umwanya munini abantu badafite icyo gukoresha. Niba ufite umwanya wo kujya umenya ibyo ko runaka barya, urukweto uriya yaje yambaye, reka nkubwire, that's a sign yuko uri kwemerera Satani, uri kuba a great waster, uri umugore w'umwangizi. Kuko uyu mugore iyo urebye schedule ye, iyo urebye uburyo akora, iyo urebye umwete we, uravuga ati wait, uyu mugore yari afite amasaha angahe? Ariko witonde, Bibiliya iravuga ngo uyu mugore ngo abyuka kare cyane butarashya. Amen. Abyuka butarashya, agategurira abo mu rugo rw'ibyo kurya, agategeka abagaragu be imirimo yabo. Ikongera ikavuga ngo itabaza rye ntirijya rizima, nko kugaragaza ko this superwoman ni umugore ubyuka kare ndetse akaryama atinze, ntagira ubwoba bwo gukora amasaha arenze ayabugenewe. Itabaza rye rihora ryaka. Now hari umuntu ushaka kumva ibi bintu, yakumva wenda ibyo uyu mugore akora, business, akora investment, agura umurima, akoresha amaboko ye, aradoda, yambika abo mu rugo rwe, akavuga ati none ngiye ko nta kazi mfite, mba ndi mu rugo gusa. Reka nkubwire ko icyo gitekerezo gituruka ku mubi. Umva nkubwire umumama cyangwa umugore uduteze amatwi uyu munsi, gukora ntago ari ahantu ukora, ikindi gukora ntago ari amafaranga uhembwa. Gukora
ni ikintu ukoresha amaboko yawe, ubwenge bwawe, umubiri wawe. Bishatse kuvuga ko niba uri umumama ukaba uri mu rugo ukaba urera abana bawe, uri umukozi. Amen. Niba uri mu mama ukaba uri mu rugo ariko ukaba udafite abana ariko ukaba wita ku rugo rwawe, ukamenya ibirukwiriye, ukita ku mutware wawe, uri umukozi. Amen. Ntukemerere Satani n'amajwi y'abapagani kukubwira ko udakora. Gukora ntabwo ari ugusinya kontra ngo wagiye ufite akazi ahantu runaka. Oya, ahantu hose Imana igushyize gukora, waba urikorera mu rugo nk'uko ibyanditswe bivuga muri Titus 2, bivuga ko abagore bakuru bakwiye kwigisha abagore bato gukorera ingo zabo, to work, gukorera mu rugo, gukorera urugo. Uwo ni umurimo Bibiliya yahaye abamama, abagore bubatse bafite abana, bafite ingo. Niyo baba badafite abana, Imana ibabwira ko bakwiye gukorera ingo zabo. Nuko rero umugore wese ni umukozi. Niba uri umugore uri umukozi, ahubwo icyo turi burebe, uri umukozi w'umurava, uri umukozi w'umunyamwete, uri umukozi ushimwa, uri umukozi ukorera icyubahiro cy'Imana, cyangwa uri umukozi witotomba, uri umukozi mubi, umwe umeze nka wa wundi Kristo yahaye mu mugani w'itaranto, yahaye itaranto kugira ngo azibyaze izindi, akagenda akazitaba akazibika. So it doesn't matter whether you have a job outside your home cyangwa se ukorera mu rugo, ukwiye kuba umukozi, a hard worker. Umugore ukora cyane aba yigisha abana be gukunda umurimo. Amen. Umugore ukora cyane, reka mbabwire, abana bacu turabigisha ibyo tubabwira ariko bariga cyane iyo batureba. So be diligent, be careful. Umwana wawe arakureba ukugira, nubwo umubwira ati ntukaba umunebwe, jya ubyuka, jya ukora ibi, buriya bagushwazi. Yuri umugore w'umuntu se uyu wakora iki? So reka tuba abanyamwete. So umugore mwiza rero agirira umugabo we neza iminsi yose. Iyi vasi ni nziza, mureke tuyisome, sibyo? Vasi ya 12 iravuga ngo umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ahora iyo 11 na 12, reka tuzisome zombi. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kongoka. 12, ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Amen. Hari ikintu nibagiye kubabwira, nuko umugore w'imico myiza agoye kubona, ari rare and precious. Ntago ari umugore upfa kuboneka. Dufite abagore bake beza, ni ukuri. Ijambo ry'Imana avuga ngo umugore w'imico myiza ngo ninde wamubona. Rikavuga ngo arusha cyane marijana agaciro, arusha cyane amabuye, ibuye ry'agaciro arirusha agaciro, ari precious kurusha the most precious stones, kurusha zahabu. Uwo mugore ari rare. Ntago ari abagore buzuye hano hanze, abenshi ni abapfapfa rwose. Niyo mpamvu gushaka kuba uyu mugore w'umunyabwenge bisaba gukora, bisaba kwerekeza amaso yacu ku Mana. Vasi nashakaga rero kubabwira ya 12 nivuga ngo agirira neza umugabo we ngo iminsi yose, ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Ibi ngibi si byo twarahiye bavandimwe ubwo twemeraga kubana n'abagabo bacu, suko tuzabagirira neza igihe cyose tukiriho. Bagore, uyu mugore ntago ari umugore usigana, uyu mugore ntago ari umugore uba ari byo bamukoreye. Dufite abagore muri iyi minsi batekereza kugira neza abagabo in relationship y'ibyo babakoreye. Ndamugira gutya, se wakora iki? Reka kumvira Satani, rekana n'ibyo. Imana igutegeka nk'umugore, iragusaba, urashaka kuba umugore mwiza, urusha agaciro, the most precious thing. Ukwiye kuba umugore ugirira neza umugabo wawe. Ibyanditswe byongeyeho akandi kantu ngo iminsi yose akiriho, amugirira neza iminsi yose akiriho. Mugore, iki ni igihe cyawe cyo kwigenzura. Mbese ubona ugirira neza umugabo wawe? Mbese waje mu buzima bwe urabuhindura ubugira bwiza, cyangwa waje kuba stress, ahora complaininga, ahora avuga ukuntu mbese marriage yamuhindukiye umutwaro n'ibuye riremereye yikoreye? Noneho iyi vasi yo hejuru yavuze ya 11 ngo umutima w'umugabo uhora umwishimira. Ese umugore ukugira neza iminsi yose waburute kumwishimira? Mugore, urashaka ko umutima w'umugabo wawe ukwishimira? Ujye umugirira neza iminsi yose ukiriho. Amen. Ikindi kintu, uyu mugore anezezwa no gukoresha amaboko ye. Vasi ya 13 n'iya 14
ziravuga ngo ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. Amen. Ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya bye abikuye kure. Wow, uyu mugore mureke mbabwire ladies, umurimo ntago ari ikintu kibi, umurimo ntago wazanywe n'icyaha. Mbere y'uko icyaha kiza mu isi, Imana yabwiye Adamu na Eva ngo be fruitful and multiply, mugende mukore mugwire mwuzure isi. Imana yabahaye umurimo mbere y'uko icyaha kiza mu isi, ndetse irababwira ngo have dominion, mutware ibiri mu isi byose. So umurimo ni noble, umurimo ni ministry. Ladies, umurimo Imana yaguhaye gukora, ufite abana, nukurera abana, you are doing ministry. Uri gukora umurimo w'Imana. Amen. Ntimukajye mugira rega ngo umurimo w'Imana ni ukujya muri repetition, kubwiriza, kwigisha abarimbuka, protocole muri church ngo mugire ngo naho birangirira. Oya, umurimo w'Imana no guhindura diaper z'abana bawe, ibyo nabyo ni umurimo w'Imana. Ntihagire unyumva nabi, ariko reka mbabwire iyindi mirimo y'Imana dukora. Bagore, mushobora kuba mutajya mutekerezaho ngo mwibuke ko ari umurimo Imana iduha, kwizawutubaza ndetse kwizana uduhembera nitukora faithfully. Guhindura diaper z'abana bawe, kubahanagura ibimyira barwaye grippe, kubakubita akanyafu bitwaye nabi, kubagaburira, kubaryamisha, kwicara ugakina nabo ukabasekera, ukabitaho, kwita ku mutware wawe, ukamubwira neza, ukamugira neza iminsi yose. Uwo ni umurimo w'Imana. Amen. Ladies, mwiye gushakira umurimo w'Imana kuri, muhere mu ngo Imana yabahaye, mukore umurimo w'Imana. Uyu mugore rero baravuga ngo anezezwa no gukoresha amaboko ye. Ntabwo ari umugore ukora yiciragura. Reka mbabwire, hari abagore banakora akita ku rugo, akarera abana, ariko wakumva complaints afite, wakumva amaganya afite, ugahita Imana yanjye sharika nkubwire ibintu byo mu rugo. Aha, urushako nshuti yanjye, ubukorera Satani. It doesn't matter how much you do. Niba ibyo ukora byose ubikorana kwitotomba, complaints, ubikora nta rukundo birimo. Ibyanditswe biravuga mu Bakorinto ba mbere, ngira ngo igice cya 13, ko niyo wavuga indimi nk'iz'abamarayika ukanahanura ariko nta rukundo, ibyo byose biba bimeze nk'induru zivuga, ntacyo bimaze. So ibyo ukora ni kimwe, motivation y'umutima wawe, uko umutima wawe umeze nacyo ni ikindi. Uyu mugore anezezwa no gukoresha amaboko ye. Let us evaluate ourselves as women. Mbese tunezezwa no gukoresha amaboko yacu? Mbese umurimo tuwufata nk'ikintu kiri nobo cyiza, cyangwa dukora twiciraguraho? Kandi ibingibi bijyana no ku bagore bafite abakoresha bakorera hanze. Mbese ujya ku kazi wiciraguraho buri munsi, uvuga amagambo mabi utakishimiye, menya ko utari umugore w'imico myiza. Umugore w'imico myiza anezezwa no gukoresha amaboko ye. Reka dukomeze. Umurongo wa 15, abyuka kare. Uyu mugore, ladies, this is for us. Uyu mugore abyuka kare butaracya. Verse 15, akagaburira abo mu rugo, agategeka abajabe imirimo ibakwiriye. Amen. Uyu mugore ntago ari lazy. As I told you ladies, this woman is in action. Abyuka kare akagaburira abo mu rugo rwe, ntago yicara ngo akorerwe gusa, ahubwo niwe ugaburira abo mu rugo rwe. Ibi bintu birareba abagore bafite abakozi cyane cyane. Ntago umukozi wahaye akazi wo mu rugo Imana yamuguhaye ngo agusimbure abo umugore w'urwo rugo, noneho wowe ube, ubwo twavuga ko uri umwana barera. Kuko niba umukozi ari ugomba gukora ibintu byose, wowe ukikoza inzara ukicara, uretse ko n'umwana umeze gutya ari ikibazo, urumva ubwo uri umugore muri urwo rugo se? Oya, uri umugore mubi nako. Uri umugore akora umugore mubi, uri umugore w'imico mibi, w'ibyanditswe byise a great waster, umugore w'umunebwe. Ibi bintu rero byo kubyuka kare ukagaburira abo mu rugo rwawe ukabitaho, birareba n'abagore bafite abakozi. Kimba mumenera akabanga, buriya umukozi ntago ari nyir'urugo. Njya numva n'abagore bitonganya ngo ngiye ngo umukozi wanjye ngo ntago ajya yibwiriza. Nshuti, ntago mu nshingano umukozi wawe afite harimo iyo kwibwiriza. Ugomba kumubwiriza, ni wowe nyir'urugo.
ukamumenyera imirimo akora, ukamubwira ati dore wowe iyawe niyi, ugapanga icyo bita delegation, ukamubwira ati uzajya ukora iki n'iki, bwacyo ukongera ukamubwira ati noneho wibuke gukora iki n'iki. Ibyo nibyo ibyanditswe byera bivuga kuri uyu mugore, ko ari umugore uha abagaragu be imirimo ibakwiriye. Ntabwo ari umugore wicara ngo atereke inzobe yisiga inzara avuge ngo ngiye nshaka umukozi wibwiriza. Oya, ni umugore ubwiriza abo mu rugo rwe, akabaha umurongo bakwiye kugenderaho. Ni umugore kandi reka mbabwire ladies, niba ufite n'umukozi ujye ubaho in such a way yuko abona ko adahari mwabaho. Uzi ko hari abantu babaho nkaho ku buryo umukozi nawe abibona ninjye ubagize bagengera ngo bapfa. Ladies, that's not good. Koresha amaboko yawe, mwereke ko si no kumwereka, by the way, you're not proving a point to anyone. Urugo n'urwawe, korera urugo rwawe, byuka kare wite kuba mu rugo rwawe, we kuba umunebwe. Ibyanditswe mu migani bibisubiramo again and again. Uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe? Sanga ikimonyo witegereza uko kikora. Ibyanditswe byera bikabivuga